Yes, hano turi rero turacyari ku bitaro bya Kacyiru aho twaje gufata umubiri wa nyakwigendera Gogo. Hano rero murimo murabona n'abanyamakuru barimo barimo barakora ikiganiro na Bruno Kenwe mu babanye na Gogo mu gihugu cya Uganda. Rero nawe yagejeje hano mu Rwanda, yahageze ejo ku mugoroba, yarazindukiye hano ku bitaro bya Kacyiru aho yaje nawe gufata umubiri wa nyakwigendera kugira ngo bahagurukane hano berekeze mu karere ka Rwamagana aho agiye kuba yashyingurwa. Ariko mbere yo gushyingurwa barabanza bakore amasengesho mu rugo iwabo kubera ko ngaho yari asanzwe asengera, byabaye ngombwa ko byabaye urusengero basengeragamo bararufunze. Rero pastor araza kuza mu rugo bakorere amasengesho mu rugo, bamusezeraho bwa nyuma, bamusengera imbere yuko berekeza kwirimbi aho bateguye aho bajya bashyingura abo mu murenge wafumbwe mu karere ka Rwamagana. Rero hano harimo Bruneke bamubazaga byinshi bitandukanye, bamubazaga kubijyanye n'ibyavuzwe yuko ngo yaroze Gogo, avuga ko ari trend ziri kuba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zo kugira ngo wenda bakwirakwiza inkuru baryoshye inkuru, ariko mu by'ukuri mu rukundo yari afite Gogo ntabwo ari kugera ku kigero cyo kuba yamugira nabi kuri urwego. Rero reka dukomeze tuganire n'abandi bari hano batandukanye. Hano hari uwitwa Fred, n'umwe mu ba promota bakomeye muri gihugu cya Uganda, yamanaginze batandukanye, yamanaginze Butera Knowless ndetse na n'uwitwa Natasha uwi Burundi. Iyo umurebye n'indirimbo zo tujya kuzireba n'imivugire ye n'imiririmbire ye byose twaraga ari ibintu ari umuntu nyine w'ikimuga cy'Imana. Rero niko twabitwaye, nta uzi niba hari indwara yari afite na yari afite, nge namubonye amaze kugira Bugande niho twahatangiriye. Fred, uramutse ufite uburwayi cyangwa se ufite ubumuga bwo kwikubita hasi igicuri, niko byavuzwe, bayaho biza kuvuga ngo ibihaha, indwara y'ibihaha, wowe uramutse urwara igicuri wajya kuri stage ukajya kuririmba kuva kuwa mbere ukamirwa kuwa mbere? Ariko Gogo sinavuga ngo yigeze aririmba. Gogo afite indirimbo ebyiri zitarenze eshatu ngira ngo izonze. Nge namubonye performing indirimbo zitarenze ebyiri. Indirimbo ebyiri ntago zirenze iminota 10. Ndabona atari ukuntu ataruha cyane byatuma bimubuza cyangwa byamukora uburwayi, ko indwara y'igicuri turayizi ni indwara ifata umuntu akagwa agashira iminota nk'ibiri 3 akongera agatungana. Je nkanjye sinigicuri, ariko bagenzi banjye harabigize kumubona agwa igicuri, n'uwo muhagaranye aramubonye baramuhamagaye hanyuma agakira, ariko agatunga gihe namuboneye nabonye Gogo ari muzima ntacyo abaye, ariko nyine ari wa muntu ari ya mihumekere twuzi iyo tureba kuri TV ku social media n'ibindi. Nta ndwara nigeze giye mvuga. Indwara y'ibihaha izarwa no kuba umuntu ashobora gukora cyane agasemeka agahumeka cyane, ibyo nabyo ni bimwe mu byatuma Gogo kuririmba cyane no kumuririmbisha, aririmba cyane ajya mu mwuka, ibiki byose nibyo byatuma ibihaha bitaruhuka bigatuma nabyo byatera ikibazo. Uyu munsi wa none uragira inama kibikemu na manager bakiri muri uyu murimo, nibakomeza uyu murimo baza niye nama babagira kugira ngo bazirinde ibisa nkuko Gogo abaguye mu maboko? Je sinabarenganya kandi sinarenganya n'uwaririmbaga. Buriya Imana igihe cy'umuntu kiba cyageze, n'ubwakurute igihe kiba cyageze. Kandi numvise ko mbere yuko Gogo tumumenya yari umuntu yacuruzaga avocado, numva ko yacuruzaga avocado, yirwaga agenda. Ndabona ako kazi gakomeye ko yakoraga karuta kuririmba iminota 3 kuri stage. Urumwe mu bagabo bakomeye cyane mu gihugu cy'u Buganda ndetse no mu Rwanda, kubera ko wafashije abastari bakomeye cyane hano mu Rwanda, yaba ari Butera Knowless ndetse n'abandi. Wabanza ukadusubiza gatoya, Fred, tubonye imodoka izanye Bruno Ke igeze ahanga kuri gahunda hari harokora isanzwe. bisanzwe bimenyerewe cyane mu gushinga hazamo na bodyguard
haragahoraho leta y'u Rwanda ikuriwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Bivuze ikirero kuba uyu munsi wa none icyo mbonye habanje kubamo ikintu cyitwa ubwiru hagati ya BKM ndetse na manager. Biravuga yuko famiye ya Gororioza bavuye Rwamagana muri Fumbwe, hanyuma imodoka y'akarere ka Rwamagana nayo biba ngombwa kihamagarwa kugira ngo batange umubiri kuko BKM ntabwo yari kumuhabwa. Wabyumvise? BKM ntabwo yari kumuhabwa. Impamvu iyi modoka y'akarere ka Rwamagana yagiye ku mupaka gusanganira ntuze gusanganira Krobiari yarizanye umubiri wajya kwigendera Gororioza. Bivuze iki rero? Bosco Ipa yaravuze ngo BKM arimo aracuruza umurambo. Nikubibona iyo nitegereje baza uvese iyo nitegereje manager afite agahinda ko mu mutima kamushenguye. Amakuru angeraho jewe aturuka mu bambari ba manager bambwiye ngo yababajwe no kuba BKM yaratanze nimero yiwe kandi ari we manager wa managingaga Gororioza. Ibi byose ubwo ngo yashwanaga n'umuryango wa Gororioza abasaba miliyoni na 300 abavuga ati nanjye miliyoni ndayibona. BKM rero asaruje amafaranga ku mubiri wa nyakwigendera. Bivuze ngo aramucuruje iki baraba usase wapfa kubafata gutyo nta cyuri ubishyure. Ntabwo abarya kariho bisobanuye ko twabonye yaba team management ya Gororioza basigana n'umuryango kuba bazana umubiri, none no muri management nabo hajemo induru kandi harimo n'aba batipe b'abagande ni mu bikurikirana neza, harimo n'aba batipe b'abagande. Ibi bintu harimo tekinike reka turekeye hano turaza kuganira nidusoza wenda ko tumerekeze neza mu cyubahiro. Jewe rero reka nkubwire ntabwo ngiye kubeshya singi Rwamagana bitewe nuko badutekanikiye hano ku bitaro ngo baraje baduha ikiganiro. Oya mfite agahinda kenshi. Uriya muryango iyo uza kuba ufite umuntu ubuvugira nyirizina uhagara mu itangazamakuru. BKM impamvu mukuru Yoweri yamushyizeho babyumvise neza baravuze batereka dushyiraho BKM akinga umwenda kugira ngo manager atagira ibintu akubita hasi akahuhura. Wabyumvise neza manager yaza kuba ari ujya mu itangazamakuru. Hari amagambo mwumvise avuga ngo manager ntazi kuvuga cyane nk'ibyo. Wabyumvise rero wabyakire gute kuba mbere ko baza gufata umurambo hano ku bitaro bya Kacyiru babanje gukora ikiganiro mu rugo? Wabyakire gute? Uko nabyakiriye nakubwiye ngo nugucuruza. BKM ari mu bucuruzi ntabwo BKM ari urukundo afitiye uriya muryango wa Gororioza. Reka none se BKM wa Yesu mbere yuko baviremera cyangwa se iremera iyo BKM atuye hariya za control yabanje ya proding ikiganiro. Wabyumvise neza ngo kurikira umuhango ni zaburishya se. Wabyumvise neza ni zaburishya wabapfushije umuntu ubujye napfusha umuntu nkajya kwa proding. Ntabwo bishoboka. Ubona biterwa n'iki? Kwanga kumutabara nyine ibi byose n'ubwiyemezi BKM atweretse. Nta bugabo buri mahangaha. Urabyumva neza niba twahagurutse n'amamodoka yacu tukaza hano none se ubonye hari izindi modoka zibakurikiye twakabaye twatse imodoka tukakugenda ifumbwe Rwamagana ariko bitewe n'inyifato yifasha hano ku bitaro ntabwo abantu bamujya inyuma. Bivuze ngo none se inyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifumbwe hejuru unyuze Nyagasambu zamuke hejuru ku murenge wa Fumbwe ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubataha. Izo views ntabwo wazikuramo. BKM n'umucuruzi BKM urukundo rundi aho n'umucuruzi nawe yifite gute kuba mbere ko baza gufata umurambo hano ku bitaro bya Kacyiru babanje gukora ikiganiro mu rugo? Wabyakiriye gute? Uko nabyakiriye nakubwiye ngo nugucuruza. BKM ari mu bucuruzi ntabwo BKM ari urukundo afitiye uriya muryango wa Gororioza. Reka none se BKM wa Yesu mbere yuko baviremera cyangwa se iremera iyo BKM atuye hariya za control yabanje ya proding ikiganiro. Wabyumvise neza ngo kurikira umuhango ni zaburishya se. Wabyumvise neza ni zaburishya wabapfushije umuntu ubujye napfusha umuntu nkajya kwa proding. Ntabwo bishoboka. Ubona biterwa n'iki? Kwanga kumutabara nyine ibi byose n'ubwiyemezi BKM atweretse. Nta bugabo buri mahangaha. Urabyumva neza niba twahagurutse n'amamodoka yacu tukaza hano none se ubonye hari izindi modoka zibakurikiye twakabaye twatse imodoka tukakugenda ifumbwe Rwamagana ariko bitewe n'inyifato yifasha hano ku bitaro ntabwo abantu bamujya inyuma.
bivuze ngo none si inyungu uratsa imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifumbwe hejuru unyuze Nyagasambu zamuke hejuru ku murenge wa Fumbwe ureba Muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 20-25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo bikemu n'umucuruzi bikemu si urukundo rundi aho umucuruzi nawe